Yesu ashimwe ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Ndizera ko mwaraye neza, ndizera ko Imana yabarinze neza. Turi kuwa gatanu mutagatifu wa gatanu wera, turi kuwa gatanu aho Yesu yari mu myiteguro, Yesu yari kubabazwa, Yesu yari guca mu buzima bugoye, ariko agira ngo acungure, agira ngo uwo munsi ibyaha byanjye bihanagurwe n'ibyawe bihanagurwe. Rero niho turi. Imana y'amahoro ishimwe cyane, Imana ikwishimire kandi Imana ikugirire neza. Hari ijambo ngira ngo dusome hano, Yohana ibice 12 umurongo waho wa 32 avuze ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yesu yagombaga kumanikwa kuko niyo misiyo yari afite, ariko ntabwo byari byoroshye. Imana ishimwe cyane. Ariko akimara kubikora, akimara kubyemera, njyewe wari waraciriwe urubanza rwo gupfa, amaraso ye yaransindishirije. Njyewe wari udafite incungu y'inkura mu buretwa bwa Satani, uwo munsi nawe incungu binyuze mu maraso ya Yesu. Bene data, nagize access, nagize nanjye uburenganzira bwo kugera ku Mana binyuze mu isezerano rishya ryari ribaye, kandi nemererwa kugera mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Uwo munsi nanjye nahanaguweho ibyaha ndezwa. Ibyaha byanjye byarahanaguwe binyuze mu maraso ya Yesu. Narejejwe n'ubundi kandi binyuze mu maraso ya Yesu. Amen. Uyu munsi Satani yaratsinzwe n'amaraso ya Yesu, kandi mfite intsinzi hejuru y'urupfu. Ndashima Imana ko yaturokoye, ndashima Imana ko yadukuye mu menyo ya rubamba. Imana yacu ishimwe cyane. Mana, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, turakubashye Mwami. Uri mwiza, ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe. Mwami, ninde wavuga nkawe, ninde wakora nkawe, ninde washobora Mwami Imana gukora nkawe. Urukundo rwawe ni rwinshi, urukundo rwawe Mwami nirwo rwantaruye runkura iyo nari narazimiriye, iyo nari naratakariye, ariko ruranzana rungarura mu rugo Mwami. Uyu munsi wa gatanu turibuka Mwami uburyo bakugaraguje hagati, uburyo Mwami Imana waremerewe n'umusaraba, uburyo wambaye ikamba ry'amahwa kugira ngo njye nambare ikamba ry'ubugingo. Mwami, turibuka uburyo wakubiswe, uburyo imyenda bayikoreye ubufindo, ariko kwari ukugira ngo njyewe, oh haleluya, kwari ukugira ngo njyewe wari udafite ijambo mbona ijambo, njyewe wari utazwi imenyekane Mwami. Ntacyo mfite keretse kugushima, ntacyo mfite nakora keretse kuguha icyubahiro. Warakoze Mwami Imana, warakoze Jehova, warakoze Mwami w'abami, warakoze Mwami w'abami, warakoze Mwami w'abami, warakoze Mwami w'abami, warakoze Mwami, warakoze Mwami. Haleluya, 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 haleluya. Uyu munsi Mwami ndi umugabo
kubera yuko ari wabikoze, wagize umugaragu wawe ko wabikoze mwami. Ese iyo utaza gukora nari kuba ndi hehe? Byari kugenda gute? Niki cyari kuba? Suri barandengeye, amazi barandenzeho, ariko ushimwe ko wemeye gutanga ubugingo bwawe mwami, ukemera ko babushwanyaguza kugira ngo njye mbone ubuzima, ukemera ko ubugingo bwawe buhinduka ikindi kintu kugira ngo njyewe mbone ubuzima mwami, ukamena amaraso kugira ngo njyewe nzabone ubugingo. Mwami warakoze, warakoze mwami, 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 warakoze mwami. Reka ayo maraso igitondo agwe, agere ku urwaye akire, agere ku ikibazo gishire, agere ku ufite agahinda gashire, agere ku wabaye bishire mu izina rya Yesu. Ayo maraso agere ku kintu icyo ari cyo cyose gishire mwami. Urakoze Jehova, urakoze mwami w'abami. Ndagushimiye, 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 ndagushimiye. Urakoze, ndagushimiye ko wera, ndagushimiye bw'icyubahiro cyawe, ndagushimiye mwami. Urakoze Jehova, urakoze mwami w'abami. Icyubahiro kikugarukire none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha kandi bishimire, ibagirire neza. Ni Nizeyimana Theogene, umuvandimwe wanyu, kandi mufatanye gusenga igihe kinini. Bifurije umunsi mwiza kandi mukomeze imyiteguro ya Pasika nziza. Murakoze.